kera habayeho umugabo akitwa Kiramani, hariho n'undi witwa Nsabi. Uwo Kiramani yari atunzwe no guhinga ibijumba, ubwo Nsabi yari umwe mu bakozi ba Kiramani. Nuko umunsi umwe Nsabi aje mu kazi mu gitondo, areba Kiramani mu maso, arangije aramubwira ngo ibijumba 3 wampembaga ntago bikimpagije, igifu cyanjye cyaragutse. Ubu ngubu ndashaka ko uzajya umemba ibijumba 15. Nuko ubwo ngubwo Kiramani arareba asanga ntibyavamo, abwira Nsabi ati ese ko neza ibijumba 12 ukaba ushaka ko nguhemba ibijumba 15, abandi bakozi bo nzabahemba iki, njyewe nsigarana iki? Nuko Nsabi aravuga ngo ibyo ntago bindeba, ubwo nimba utakibonye ibijumba 15 kwaheri, umana akazi kawe, nanjye ubu ngubu urwego ngezeho n'urw'uko nakihingira ibijumba byanjye, neza ibyo nshaka nkanabirya uko nshaka, sibyo?